Inshuti bakundwa ba Evangeliser Monde TV kongeye kubasuhuza. Ubundi baravuga ngo umugisha w'umuntu uba ku muntu ntabwo baha, ariko nanone Imana ntishobora kugena uwawe aho uzawubonera. Mwakwibaza ngo ese noneho mbazaniye iki impangije ayo magambo? Ntabwo kuba i Burayi ari ikintu kidasanzwe cyangwa ikintu wagereranya nk'ikintu cy'agaciro, ahubwo aho waba uri hose wubaha Imana uba uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Ariko nanone iyo hari biri mu mugambi wayo cyangwa se aho waba uri hose biri mu mugambi w'Imana, nanone aba ari ibyo gushimira Imana. Ubu tuvugana duhagaze ku mazi atandukanya umujyi wa Strasbourg uwo mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'umujyi wa Kiel muri Alemanya, aho tugiye gusura mu buryo butangaje iriya po cyangwa kiriya kiraro mureba hariya hakurya. Nitukigeraho murareba ukuntu abana b'abantu ari abahanga mu by'ubwenge, ariko ibyo byose bigakorwa n'Imana yo nyine yabikoze. Ubushize ubwo twagiranaga ikiganiro n'umubyeyi waturutse i Butare aje gusura hano mu Bufaransa, mu buhamya twagiye tugirana, murabizi neza ko twamusezeranije muri video twakoze ubushize ko Evangeliser Monde, bitewe n'uburyo yari amaze kutubwira ukuntu Imana yamukuye kure akiretrouva ageze i Burayi, ko tuzamwofura cyangwa tuzamuha impano yo kumutembereza umujyi wa Strasbourg cyangwa se imijyi igiye itandukanye y'igihugu cy'Ubufaransa ndetse no mu Budage. Rero urugendo rwacu turutangiriye aha, ubane natwe udukurikire kugira ngo uze kumenya byinshi kandi umenye ukuntu nyine Imana yacu igira neza. Iyo yagambiriye ngo uzabaha n'aha uzahaba byanze bikunze. Yego yayo ni yego, na hoya ni hoya. Mbese ninde wabasha kuvuguruza umugambi w'Imana? Iyo ushatse ku izuba riva rirava, iyo ushatse ku muyaga uhuha urahuha, iyo ushatse ku inkuba zikubita zirakubita, iyo ushatse ku imvura igwa iragwa. Ninde waburizamo imigambi yawe Mana? Ninde wahangara kurogoya imigambi yawe nawe? Dawidi wamwimikishije gusukwa w'amavuta, yirebera mu mazi Sawuli baramurwanya, yirengagiza ko Imana itegetse kidahindurwa. Dawidi wamwimikishije gusukwa w'amavuta, yirebera mu mazi Sawuli baramurwanya, yirengagiza ko Imana itegetse kidahindurwa. Iyo ushatse ko umuntu abaho abaho, iyo ushatse ko umuntu apfa arapfa, iyo ushatse ko umuntu akena arakena, iyo ushatse ko umuntu akira arakira. Ninde waburizamo imigambi yawe Mana? Ninde wahangara kurogoya imigambi yawe nawe? Baramu yapfutswe amaso n'ibiguzi, yirengagiza ijwi ryawe
abo wahaye umugisha. Ya nshuti bakundwa ba Evangelizero Monde TV rero nkuko nyine mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, nkuko kandi nababwiye ko dukomezanya uru rugendo nyine rwo gutembereza umukozi w'Imana nkuko twabibasobanuye ubushize mu kiganiro twakoze ubushize. Ubu rero mama twatangiye rero urugendo nyine rwo gutembera, kuko nari nabikubwiye mu kiganiro twagiranye ko nzagutembereza Uburayi. Aha turiro tukaba turi hagati y'Ubudage n'Ubufaransa. Iki kiraro cyangwa iyi po duhagazeho itandukanya Ubufaransa mu mujyi wa Strasbourg ari wo wajemo, ndetse n'umujyi wa Köln aho bita mu Budage. Ya rero urabona nyine ukuntu Imana yagiye itanga ubwenge butandukanye. Reba ahantu hose duhagaze ubu turi hejuru y'amazi, ni hanini cyane rwose. Urabona ko n'abana nyine bari gukiniramo umupira. Rero ni ahantu hanini cyane, urabona ko mbese Imana nyine iba yarakoze imirimo itangaje kugira ngo itange ubwenge nyine aka kageni. Ese wowe ukigera ku iki kiraro wenda na imvamutima zawe nizihe kubona muri bwa buzima bwose watubwiye wanyuzemo Imana ikugejeje ahantu nk'aha? Urabona abazungu baje kuhakinira, nyine abantu urujya n'uruza ba mukerarugendo baba bagisura. None nawe nk'umunyarwandakazi, umukozi w'Imana, umuntu wamenye Imana binyuze muri bwa buzima bwose, nawe urahari. Yego. Mbere nabanje gushima Imana kuko Imana yahaye abantu ubwenge. Iyi ni imirimo ifatika kandi igaragara. Yego. Ko abantu Imana yabahaye kubaho ikabaha n'ubwenge bwo gukora. Yego. Kuri Imana ishimwe. Ntabwo mbega urabona atari Imana yabikoze, ntabwo abantu babasha gutekereza ibintu bimeze gutya babikorera bishobore bonyine. Nkuko nyine wari ubivuze, Imana yatanze ubwenge, ubundi abantu nabo barakora. Kandi urebye ahantu tekinoloji itugejeje cyangwa se ikoranabuhanga rigeze kure cyane ku rwego nyine wibaza, ubona ko nabyo ubwabyo biri mu bimenyetso by'uko Yesu nawe azagaruka byanze bikunze, bitewe n'ubwenge Imana ahaye abantu nkuko wagiye ubibona. Ukimara kugera i Burayi ni nk'ibihe bintu wenda ubona byagutangaje uvuga ati mvurema ibi bintu byo narabibonye rwose numva birantangaje? Cyambere cyantangaje nahabonye imodoka ntarabona. Ntabwo amatagisi yahakoze nk'ay'iwacu. Imodoka byo ni ibisanzwe. Ntabwo zimeze nkazo. Uravuga turiya tugendamo se dutwara abantu transport kome? Bira ntabwo ari tagisi, birabyita ni tramu. Hari tramu, hari n'amatagisi. Amatagisi yacu ntabwo akoze nk'ariya. Nabonye nabyo bitandukanye, nabonye atari kimwe n'iby'iwacu. N'inyubako z'amazu nahabonye ntabwo ari nk'iz'iwacu. Biratandukanye rero, kandi hari n'ibintu byinshi nabonye, ari ibyo kurya, ibiki byose biratandukanye. Oya, inyubako byo nyine biratangaje kuko nk'iriya katedrale ubona itangaje cyane iri hariya mu mujyi. Bavuga ko imaze imyaka, baheruka gufeta ndabizi anniversaire yayo, nari nyirimo nari mpari, bafese anniversaire cyangwa se igihe imaze yubatswe itangiye gukoreshwa, bafese ibyo bita millennium anniversaire y'imyaka 1000 imaze hagaze. Ntabwo nzi niba mu Rwanda dufite etage kugeza ubu byibuze imaze imyaka nka 200. Ya mu gihe iriya katedrale ari amazu ubona atangaje ameze kuriya, yo amaze bafese anniversaire y'imyaka 1000 yubatswe. Ubwo rero urumva ko ari ikintu kiba gitangaje, kandi hashize imyaka myinshi, hashize imyaka yenda kugera muri 10. Kandi urabona ukuntu giteye amabengeza, ukuntu ari ikizu rwose kitanyeganyega imyaka 1000 kimeze kuriya. Mbese nyine ubona ari ibintu by'ibitangaza biba nyine bikwiye gutangaza abatarabibona wa mugani. Ya rero ubushize turi mu kiganiro watubwiye ubuhamya bwawe, twumva budukoze ku mutima cyane, ukuntu Imana agiye kugira neza.
twumva natwe biradutangaje. Ubushize rero ndibuka twagarukiye ahantu nyine wavuye muri bwa buzima wari umazemo igihe bwo gucumbika, ahubwo Imana iguha inzu, ndetse utubwira ko yayishyizemo umuriro ikoresheje umuhungu wawe ndetse n'amazi. Urumva rero ni ikintu gitangaje. Kuva mu buzima bwo gucumbika, watubwiye ko wigeze uba mu nzu n'abana bane y'icyumba kimwe, ari nacyo muraramo, ari nacyo mutekeramo, mbese ariho mukorera ibintu byose muyibamo muri abantu bane. Ariko Imana nayo kandi nyine idashobotse, ariko Imana ikaza kukuzamura. yari inzu ibonetse n'ibyondo, nta n'agacanga kariho, nta nubwo yarishubirije n'icyondo, byari ibyondo bafataga bakagenda bahunika bakabona bigeze hejuru bitaguye n'iyo nzu twabagamo. Mu bintu rero byantangaje ubwo twakoranaga ikiganiro, mu bintu byantangaje watubwiye ukuntu wavuye mu buzima n'ubundi wabaye muri iyo nzu y'icyumba kimwe, usohotse nyamara mu nzu usohotse mu nzu wari umubyeyi ufite umugabo ubayeho neza, utabura ibyo kurya, ariko kubera kwimenya aho wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kwimenyaho ko uri mu cyaha, kubera ko nyine watubwiye ko ari umugore wa kabiri, uhitamo guhara ibyo byose kugira ngo ubane na Kristo. None Kristo we yakweretse ko iyo utaye umugabo wo mu cyaha, we akubera umugabo uruta abandi bose, akanagushumbusha, akanagukubira ibyo wataye inshuro nyinshi. Ibyo rero byankoze ku mutima. Nanone icyo ubwo ndi kugira ngo nibutse abantu wenda aho twari turi, ariko nshishikariza n'abatarareba icyo kiganiro twakoranye cya mbere, kuko iyi ni episode ya kabiri, ko n'ubundi bajya kuri site kuri channel ya Evangelist Monde TV, wenda icyo kiganiro turaza kugipininga kuri iki ngiki n'ubundi, ku buryo abacikanwe n'icyo kiganiro baza kukibona. Twagira ngo twibutse abantu rero aho nyine twari tugeze, kugira ngo noneho iki ngiki tubone uko tugikora neza. Rero uba muri bwa buzima, ubona Imana iguhinduriye amateka, iguhaye inzu, ubundi rero ikwinjiza nyine, iguha n'amasezerano. None wiroturuvye ugeze i Burayi. Ese i Burayi ho wajya guharota mu nzozi, wajya kubisengera? Ni gute umuntu nkawe wabaye muri bwa buzima afata indege, akurira indege akaza mu Bufaransa? Nanjye byambereye inzozi, ariko kera nigeze kurota mbona ndi mu gihugu, nkabona kubera ko ntari nzi nimba ari Ubufaransa nimba ari n'Ubudage, sinari nabitandukanije, ariko nigeze kurota inzozi mbona ndi mu kindi gihugu. Ariko icyo gihugu nabonaga cyari Ubudage, kuko hari umuhungu w'umugabo wacu wari uhari, narose ndi kumubaza ibiro by'umwana, ndi kubabaza n'ukuntu umwana ngana, ariko nkabona n'inzu uko imeze. Icyo gihe mbaza mukecuru wiwe, ndagira ndavuga nti narose ndi kwa Kinyata, mubwira uburyo nabibonyemo n'inzu ukuntu yari imeze. Arambwira ati ngo wagira ngo urahazi, arambwira ati nta n'ikintu na kimwe kivuyeho, niko hameze. Niko hameze, inzu imeze uku nguku, na ziriya ndabo y'amavaze wabonye n'ibintu by'amakoro mu rwara birahari. Niko arambwira ati birahari, kandi n'umwana ageze muri iki kigero, ibiro bye nibyo ntazi. Rero urumva ko no mu mwuka Imana yari yantembereye. Amen. None natembereye rero bitari mu mwuka, ndi mu mwuka. Ubu mbese muri make ntabwo bikiri inzozi. None se byaje bite? Kuko nkurikije ubuhamya wampaye, ntabwo inzozi zo kuza i Burayi zarimo. Ntabwo zarimo, n'izo kujya i Kigali. None nari kubona igiti ngeza muri Kigali, ntabwo waba wabuze ibyo kurya ngo ubone kujyana i Kigali, wabuze icyo kwambara ngo ubone n'umwambaro usohokana. Rero urumva ko izo nzozi
zitari zirimo ariko noneho n'ibyabaye inzozi kugira ngo nze hano mu Bufaransa nuko Imana yazanye umwana wanjye yitwa Yesu aza yarashatse ariko yashakiye mu Rwanda ashakana na Faida Clementine Clementine rero ubwo we yabaga mu Bufaransa biba ngombwa ko nawe aza akahamusanga baraza rero barabana ubwo rero nicyo gihe nanjye igihe ni iki ngiki Imana yabonye ko ngomba kuza nkaza kubasura. Amen. Ni ukuvuga ngo umwe muri ba bana wasengeraga kwa kundi watubwiye kwa kundi urumva ko Imana yo yaransekaga nawe utegereza kuvuga ngo Mana bitwarire ari batatu nari mfite batatu burya navuga ngo Mana ubitwarire mfite batatu ariko Imana kamurambye ati wowe ahubwo ntabyo uzi nzaguha n'uwa kane oya ahubwo ikindi Imana kandi uwo umwe muri bo niwe uzatumutembera ikakugeza n'aha ngaha ikakugeza ahantu nk'aha ahantu nyaburanga ahantu n'abazungu bafata indege bakaza kureba bakaza gutembera abana bagakina urumva ko mbese aba ari ibintu nyine bigize ute aba ari ibintu bitangaje none wenda icyo nakubaza uvuze aho nyine kwa aba bana natekereje ku ijambo Imana yahaye Hagari iriya nshoreke ya Aburahamu nubwo wenda amakuru adahuye sampurusa ariko hari aho byenda kugirana isano urabizi inkuru za Aburahamu zitubwira ukuntu Sarayi yari amaze kugera igihe yiheba rwose ageze mu zabukuru ndetse n'umugabo we batakibyara noneho aravuga ati ariko yigira inama mbi aravuga ati ariko ubu ngize gutya ngasaba ko Sara na Aburahamu umugabo wanjye yabyarana na Hagari noneho yamara kubyara akamuduha ngo tukamwitirirwa akitwa uwanjye nyamara burya nk'uko wabivuze abantu bajya bigira inama mbi kandi Imana yodeja ifite inama nziza n'imigambi myiza ariko icyo nkundira Imana ni uko amasengesho y'ubupfu cyangwa se yo kwiheba twagira bitewe n'ibibazo turimo na situwasiyo mbi turimo ntabwo igihindura umugambi w'Imana nta nubwo ibiduhora yego ntabwo ibiduhora tuba turi mu bujiji dutewe n'ibibazo turimo noneho aho nashakaga rero iyo turebye mu itangira ibice 16 ndumva ariho iyo nkuru iri wenda duhereye nko ku murongo wa 6 ahantu Hagari yaje kugirana ikibazo na Sara ngo amaze gusama byamusuzuguje nyirabuja atangira kujya agira ate amusuzugura kuba bati umugore so bondo tabyara ko ari umugore we nagura umugore undi se ko ari injo twite umugaragu wanje nije mwihitse noneho Sara bimubabaje ategeka ko ubwo aho n'umwana avukiye ategeka ko Sara nako Aburahamu asenda Hagari amusendane n'umwana abirukane sibyo nongo baragenda bageze mu butayu marayika ngo abaza aramubwira ati ngo Imana yohereje marayika ngo abaza Hagari ati urakora iki ahangaha uravaho ukajya baramusubiza ati mpunze mabuja marayika w'Uwiteka aramubwira ati subira kwa nyoko buja wemere irya kugirira no marayika icyo aho naringambire rero ngo marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika kandi nzaruha umugisha sibyo ngo dore uratwite icyo gihe yaramwirukanye navuze ko yamwirukanye na Shimayeli nyine ariko yarakiri mu nda yaratarabyara ngo dore uratwite uzabyara umuhungu uzamwite Ishimayeli ngo kuko Uwiteka yumvishe kubabazwa kwawe hagati y'abantu azamera nk'imparage azagira undi muntu wese umubisha we n'abandi bose
bazamugira umubisha wabo, azatura imbere ya bene se bose ngo ahimbe Uwiteka wavuganye nawe izina uti uri Imana ireba. Ahantu nashakaga na ahantu habiri kuri histoire yawe itumye wenda mvuga aya magambo ya Sara ku nkuru za Hagari na Aburahamu. Mu by'ukuri urebye ntabwo ubona ko uriya mwana yari uwo kubaho wa Hagari, kuko n'ubundi hari aho bigeze bagera n'ubundi, kuko noneho baje kubirukana burundu aho amavukiye na Sara amaze kubyara, ngo abana batangira kujya barwana nyine byo kurwana kw'abana, ngo abona ko Sara biramurambira noneho arabirukana. Ariko Imana Imana imuha amasezerano akomeye cyane kuri uriya mwana, iramubwira ati nyamara azaba ubwoko bukomeye. Rero icyo naringambiriye ni iki, ni iri jambo rivuga ko twebwe mu bujiji bwacu dushobora gusenga, ariko nabwo Imana irabwumva, ariko ntibuhishe umugambi w'Imana. Ikindi cya kabiri ni Imana ireba. Imana yitegereje Hagari ukuntu atari we witeye kuba mu buzima, we yari umukozi, yari yibereye mu rugo. None abihuje nawe ukuntu bagufatiranyije n'ibibazo wari urimo, urakana bajya kugushyingira umugabo ndetse mukuru wakagombye kukubera papa wawe imyaka 40. Noneho nongera mbihuza ukuntu waje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wowe ufata icyemezo cyo kuhava ngo uve mu byaha, ariko nyine wasengaga kwa kundi bitewe n'umuriro wari ukurimo wo gushaka Imana. Ariko agikizwa bafite ububyutse yumva ashaka kureba Imana yonyine, akumva nta kindi kintu cyamutandukanya n'Imana. Yego, ariko Imana ni Imana ireba. Imana burya yarakwitegerezaga. Yego. Rero nyine bakunzi ba Evangeliser Monde TV, uko nyine twabibagejejeho ubushize ko tuzakomeza kujya tumutembereza nyine imijyi umujyi wa Strasbourg cyangwa se n'indi mijyi ituranye nawo mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no mu Budage. Aha rero twari turi nyine twari turi kuri yapo cyangwa kuri cya kiraro gitandukanya Ubudage n'Ubufaransa mu mijyi ibiri, uwitwa Keri n'uwitwa Strasbourg. Ese ni muri iki gihe hariho abantu benshi bihebye, hariho abantu bafite ibibazo wenda bingana n'ibyo wanyuzemo cyangwa se biruta ibyo wari urimo. Ese ni iyihe message, ni nk'ubuhe butumwa wabagenera ukurikije aho wibona uyu munsi, wakwibuka n'aho wanyuze? Ni ubuhe butumwa waha abo bantu, cyane cyane niba ari abakristo cyangwa se bakaba atari n'abakristo, ariko wowe ukabuhamya neza ko iyo wubashye Imana ikubera byose? Umwana ushize nakubwiye ko Yobu yanditse ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka. Ubundi iyo umuntu akiri mu byaha aba ataramenya ko arushye. Yego. Uba wumva ibyo ukora byose ari amahoro yawe nyine nk'uko ubikora. Ni wasambana ntumenye kuri gusambana, ukiba ntumenye kuri kwiba, ukaroga ntumenye kuri kuroga, wajya kuraguza ukumva ko ari ibintu bikorwa ari bisanzwe ntubimenye. Ariko iyo umaze kubaha Uwiteka ugakizwa, nibwo ubona ko ari icyaha ukora. Araguhishurira umwuka w'Imana. Icyabereyeho ni ukwereka abantu ibyaha, akagenda akubwira ngo iki ni icyaha, iki ni icyaha, iki ni icyaha, kugeza igihe nawe uhabwa imbaraga zo kubireka. Amen. Abari kunyumva rero jewe ari abakijijwe ari n'abatarakizwa, ikintu cya mbere Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Niko Matayo yanditse. Ijambo ry'Imana n'Umubanda 11. None rero Yesu yamaze kukugeraho akakuruhura, akuruhura imitwaro yose yakuremereraga. Ari ubukene arabugukiza, ari uburushyi arabugukiza. Ugenda uhabwa imbaraga zo kurwana intambara nziza. Kuko ijambo umuririmbyi yararimbye ngo urwane intambara nziza, ngo Kristo niwe mbaraga zawe, ufata ubugingo aguhaye kubera ibyishimo. Amen. Ubwo rero iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza,
ibindi byose urabimuha. yego Wirinda kubyikorera ubwawe ku giti cyawe kuko ubyikoreye birakuvuna, yego kuko uba wabonye nimba uri umupfakazi wabonye umugabo ukuruhura, nimba uri imfubyi uba wabonye se w'imfubyi. Ubwo rero nta mpamvu yo kugira ngo imitwaro yawe yose ikuvune, ahubwo uyihereza Yesu. Uyimuhereje rero nawe aragenda akagenda gutabara, siko abikorera rimwe, kuko nawe abagukorera ibi n'undi akamukorera ibi, mwese mbega ni ku murongo ni ku murongo. Imana yacu nubwo amaboko yayo ari magari ariko ntabwo idusubiriza rimwe. Basa kunsubiza uyu munsi ejo ikagusubiza cyangwa igasubiza n'abandi, ariko iyo uyemereye ukayiha umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ingingo zawe zose, ukemera nyine ukaba igiti, akakubera igiti nawe ukaba ishami. Ubwo rero nyine nawe ukera za mbuto zitazatuma agukuraho ngo ubihage, ahubwo ukaba imbuto. Nawe aragutabara akagenda kurengera. N'ubwo buryo nabwira abantu. Uvuze ku cy'uko Yesu amara ubukene, nibuka amagambo umukozi w'Imana Rick Warren yavuze mu gitabo cy'ubuzima bufite intego. We yaravuze ngo ubukire bwa mbere bubaho buruta ubundi ngo ni ukumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ngo ariko noneho ngo nta bukene bubi bubaho ngo buruta kutamenya Imana. Ntabwo wabona ko bibayeho hakabaho ubukene bubi bwatuma utamenya Imana. Ntabwo abakene bakizwa, nibwo bubi. yavuga ati ndakizwa se ubundi Imana ko ntacyo yamariye. Ariko iyo umaze iyo ukennye ukanakizwa, hari igihe ugera mukabona nawe uri umukire uruta babandi bafite ibintu badakizwa. Ubukene bubi ni ubukene bwo kutamenya Imana. Nibwo bukene bubi. Ngo kandi nta n'ubukire bwiza buriho buruta ko uzi umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ubwo rero abanyumva cyangwa se abari kumva uyu mukozi w'Imana, reka dukomeze n'ubundi dutemberane, dukomeze tujyane, dukomeze turebe nyine akomeza tubwira imirimo y'Imana, namwe kandi nanone mukomeza kwirebera. Turi kumwe, ntukure urushinge kuri ekara yawe. Evangelise Monde kwifurije gukomeza gufashwa n'ibiganiro ikomeza kugutegurira. Rero reka tugiye gukomeza dukora nyine ingendo zacu nk'uko twabyemeje ko saha gusa tugarukira, ahubwo nyine tugiye kureba n'ahandi. Ukomeze nyine urebe imigambi y'Imana nk'uko Evangelise Monde TV yabikoze. Yesu aguha umugisha, kwemera nanone ko twongera gufatanya uru rugendo ndetse n'ibiganiro byiza n'amagambo ahembura imitima y'abantu. Amen.
wimikishije gusukwa w'amavuta yirebera mu mazi Sawuli baramurwanya yirengagiza ko ikimana itegetse kigahindurwa Dawidi wamwimikishije gusukwa w'amavuta yirebera mu mazi Sawuli baramurwanya yirengagiza ko ikimana itegetse kidahindurwa iyo ushatse k'umuntu abaho iyo ushatse k'umuntu apfa arapfa iyo ushatse k'umuntu akena arakena iyo ushatse k'umuntu akira arakira ninde waburizamo imigambi yawe Mana ninde wahagara kurogoya imigambi yawe nawe Baramu yavutswa amaso n'ibiguzi yirengagiza ijwi ryawe ngo agiye kuvuma abo wahaye umugisha wabavumeyo umutegeka kubahesha umugisha sigaho wowe ureba igitsure ab'Imana yimikishije amavuta nyakuze namwe murabo abakoze mu mboni y'uwamwimitse sigaho wowe ureba igitsure ab'Imana yimikishije amavuta nyakuze namwe murabo abakoze mu mboni y'uwamwimitse niba Imana ishaka kuba ukomeyeyo uzamuba byanze bikunze niba Imana ishaka kuba worohejeyo uzamuba byanze bikunze niba Imana ishaka ko wiga amashuri yo uzayiga byanze bikunze niba Imana ishaka kuba mu Rwanda yo uzahaba byanze bikunze niba Imana ishaka kuba mu mahanga yo uzahaba byanze bikunze niba Imana ishaka